guys mbanje kugusuhuza wibutse gukanda subscribe nawe ugiye kureba ino video paka igeze ku musozo. Ndagira ngo ubwire ko tugiye kubana muri iki kiganiro Niga Alex nk'ibisanzwe. YouTube channel uragenda ukandikamo Niga Alex. Guys noneho muri ino video tugarutse muri part 2 kureba izindi VPN zishobora gukora utifashishije file cyangwa host. Ikintu ukora uraza ujye muri Play Store yawe, iyi ngiyi ukimara kuyinjiramo urakanda aho winjiremo, uraza muri search yawe ahangaha muri search ahangaha noneho uraza guhita wemezamo gutya, urasacingamo ijambo ngo H5 Pro. Dore ngiyi hano hejuru, iyi mwese mwayibonye, urahita wemezaho gutya. Dore ngiyi ubundi urakanda kuri install downloading, urategereza gatoya iyi downloading irangire. Guys uraza gutegereza gatoya ngira ngo hano urayibona ku buryo ubushobozi bwayo bayihaye 4.2. Urabona ko abantu 94,000,000 nibo bayidownloadinze. 1,000,000 yadownloadinze ino app. Noneho mu gukora kwayo ni 4.2. Guys noneho murabibona ko VPN yacu yamaze kwidownloadinga. Wowe icyo ukora uraza uhita uyemezaho, dore ngiyi hano, nurangiza wemezaho gutya. Guys ukimara kwemezaho haraza ibintu bimeze gutya. Dore uraza uhita ukanda hano handitse passmethod wemezeho. Ubundi hano barakubwira ati update, uhita ukanda kuri update. Hano uraza nanone ukande kuri leta, ukandeho. Dore urasanga bimeze gutya. Noneho urahita uza ahangaha uremezamo gutya. Noneho uraza ureba hano handitse Rwanda, wenda Airtel cyangwa MTN, urazamura. Dore ngaha Rwanda MTN na Rwanda Airtel. Uremeza ushaka twebwe ko tugere Rwanda MTN, wenda data 500 ku munsi. Noneho turemezaho na hano turazamo gutya, tuze dukande kuri best performance. Icyo uba usigaje hano ni ugukanda connect, ubundi ibindi bikikora. Guys ikintu nakwisabiraga ni ugukanda subscribe, ubundi wowe umaze kureba ino video paka irangiye ndagushimiye.